turagushimiye Mana yacu nkuru, Mana nziza, Mana yera y'icyubahiro n'urukundo rwinshi. Shimwa Mwami Imana ko waturinze iminsi yose itambutse, ukaba uturemeye umunsi ngo tunezererwemo, ukaba uduhaye n'umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Uwiteka Imana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye rero bugufi imbere y'ubwiza bwawe, turasenze ngo Mwami ubane natwe, Mwuka wera w'Imana abane natwe. Mwami Imana, urabizi ko ntacyo dushobora tutari kumwe nawe. Niyo mpamvu tukwiyeguriye, twegura imitima yacu n'ubugingo bwacu kugira ngo uvugane natwe Mwami. Utwubake dore ko tuba dufite byinshi byadusenye, kandi utuyoboze ubugwaneza muri iyi nzira y'agakiza Mwami Imana. Dukomeze kuguhesha icyubahiro. Urakoze rero, buri muntu wese ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya nagubwe neza kubw'imbaraga zawe nyinshi. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe Mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen amen, haleluya. Bene data rero, dufate Bibiliya zacu cyangwa se telefoni zacu. Urabizwe ijambo ry'Imana rirahari hose, muri telefoni, muri Bibiliya, muri za laptop zacu. Umwami Imana yabigenje neza, hose dushobora kubona ijambo ry'Imana. Umwami abaha umugisha muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo rye. Haleluya haleluya. Ni umwanya w'agaciro tugombye kwishimira. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwami azi icyo ari bukore. Haleluya. Umwami azi icyo ari bukore muri ibyo bibazo ufite, muri ubwo burwayi, muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, muri biriya bikomeye byakuyobeye, byakuvanze. Umwami azi icyo ari bukore. Wewe wabuze icyo uri bukore, wayoboye uko uri bubigenze, ariko naje kubwira ngo umwami azi icyo ari bukore. Bimurekere, bimwegurire, bimuhereze, azi icyo ari bukore. Yakuvanze, wabuze inzira wawe uko ubigenza, umwami azi icyo ari bukore. Afite igisubizo. Umwami utananirwa. Naje kukubwira ngo muri ibyo byose udafite igisubizo, utazi uko wabigenza, umwami wawe azi icyo ari bukore. Haleluya. Yes, reka dusome ijambo ry'Imana rero hano mu gitabo cya Yohana ibice 6. Yohana ibice 6, umurongo waho duhere ku wa 6 n'ubundi. Yohana ibice 6, duhere ku murongo waho wa mbere. Ibyo byiza. Umutwe w'amagambo w'iri jambo uravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo kurya? Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi babonye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Wabyumvise aho yaragiye. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira. Bamukurikira aho ngaho yarari, kuko babonye ibimenyetso n'ibitangaza, babonye ibikomeye akora, babonye ukuntu akiza abarwayi, babonye imbaraga ziri muri we, babonye abo yagiye azura. Noneho babonye agiye hariya hakurya y'inyanja ya Galilaya, ariho hitwa Tiberiya, baramukurikira, baramusanga. Batuye umugabo twamubonyemo imbaraga, twamubonyemo ukuboko gukomeye kw'Imana. Reka tujyane abarwayi, reka tujyane ibibazo dufite, reka tujye kumwegera. Kandi twumvise avuga n'ijambo ryiza ry'Imana rihumuriza. Reka tumusange. Barihuta, batitaye ku rugendo, batitaye ku nzara iri bubarye, batitaye ku kintu cyose. Baravuga bati ibyo dufite bitugoye, bituremereje, reka tubijyana huriya mugabo ari. Twabonye aruhura abarushye n'abaremerewe, twabonye akora ibitangaza. Baramusanga, bagenda ari benshi. Hanyuma ngo Yesu abonye iteraniro ry'abantu benshi baje bamugana, arebye ukuntu bangana, aravuga ati tugomba kubagaburira. Abantu ntago bari bwicwe n'inzara, baje aho ndi, baje aho turi yemwe mwabigishwa mwe. Haleluya. Urumva abo bari bagiye bafite ibyabo bikeya bajyanye. Abigishwa bari bafite ngira ngo ibyabo bike bajyanye, ntago bari bazi ko haza kuza abantu benshi. Yesu ashimwe cyane.
abonye iryo teraniro arababwira ati turagura hehe ibyo kurya ngo tugaburire aba bantu ntibicwe n'inzara. Haleluya. Ariko ngo icyatumye amubaza atyo n'ubundi yari abizi ko bari kure ahantu batari bubona aho bagura ibyo kurya, ariko ngo yagira ngo amugerageze, ngo ubwe yarazi icyo ari bukore. Yesu ashimwe cyane. Muri ibyo bibazo urimo, muri izo ntambara urimo, hari igihe Imana yabibiretse ngo bikugereho, igira ngo ikugerageze, igira ngo ikwigishe cyangwa igucishe bugufi, igira ngo itume kwizera kwawe kwaguka kwiyongera, ariko ubwayo izi ikiri bukore muri ibyo bibazo ufite. Izi icyo uri bukore muri ibyo bibazo ufite mwene data, izi ukuntu iri bubigenze. Umwami azi icyo ari bukore muri ibyo ngibyo. Haleluya. Ngo icyatumye amubaza ngo kwari kugira ngo amugerageze, ngo ubwe yarazi icyo ari bukore. Reka twumve rero icyo yakoze ubwe umwami. Haleluya. Reka wumve uko Filipo yamushubije. Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gatoya. Umva, Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima y'ingano. Umve neza, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana barya? Mwigisha, ubaye ute koko? Urabona twakura hehe ibiryo? Naho twaba dufite idenariyo 100 ngahe ntago zagura ibiryo bikwiriye abantu bangana gutya. Undi aramusubiza ati hano hari umuhungu. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana gutya koko? Nko kumbwira turumva utagiye kutugerageza, urumva ibyo byamarira iki abantu bangana barya? Haleluya. Ariko tujye ku murongo wa 10. Yesu ati nimwicaze abantu. Ariko tekereza, ifi 2, imitsima 5, abantu ni uruvunganzoka, ni benshi cyane. Abigishwa ntibazi uko biri bugende. Umwe aramubwira ati naho twazana idenariyo 200 ntago twabona, ntago byashoboka ko tugura imitsima ikwiriye aba bantu. Undi ati hano hari umuhungu ufite udufite 2 n'imitsima 5, ibi birabasha gukwira abantu bangana barya koko mwigisha? Ahantu urabona twakura he ibyo kurya? Ni nk'abo bakamubwiye bati ariko usanzwe ukora ibitangaza, hako noneho ngira ngo wavangiwe, noneho byagucanze. Urumva biri bugende bite? Ubwe azi icyo ari bukore mwene data. Haleluya. Yego, reka twumve uko yamubwiye. Umurongo wa 10. Yesu ati nimwicaze abantu. Aho abantu ngo Yesu ati nimwicaze abantu. Aho abantu hari ubwatsi bwinshi, aho hantu Yesu aramubwira ati nimwicaze abantu. Aho hantu ngo hari ubwatsi bwinshi, aho bagombaga kwicaza abantu. Yesu aramubwira ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi. Nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda iyo mitsima arayishimira, arayigabanya. Ariko mana, arayishimira arayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Urumva yamanyaguye ya mitsima na zafi arazimanyaguye, azicamo ubuce butoya. Abantu bararya barahaga, arangije abwira abigishwa ati nimutoragura ubuvungukira, nimubukusanya hatagira ibintu bipfa ubusa. Nyamara wowe upfusha ubusa ibyo kurya iwawe kandi hari abakene. Imana ikubabarire. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano. Ubwo bariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu babonye ibimenyetso yakoze, abo bantu bari aho ngaho babonye ibibaye, bati ni ukuri niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Uyu nguyu ukora ibitangaza nk'ibi, uyu nguyu ukora ibimenyetso nk'ibi, uyu ukiza abarwayi, uyu uzura abapfuye, uyu ugaburira abashonje, uyu utugaburiye tungana gutya, niwe wari ukwiriye kuza mu isi. Haleluya. Mwene data, naje kukubwira ngo umwami azi icyo ari bukore muri ibyo bibazo byawe, muri izo ntambara azi icyo ari bukore. Abigishwa ntabwo bari bazi ko umwami agiye kubigenza, ariko ubwe yari azi icyo ari bukore. Ngo yarababazaga gusa agira ngo bagerageze, ariko ubwe yari azi ko ari bukore ibitangaza. Yari azi ko ari butubura imitsima, yari azi ko ari butubura amafi, yari azi ko abantu baje aho bose bagomba kurya, ariko abigishwa ntabwo bari babizi. Nawe ntabwo ubizi uko ibyawe biri bugende, ariko ubwe azi uko ari bubigenze. Wowe icyo ukwiriye gukora ni ukubimwegurira, ni ukubimuha, ni ukubimubwira utagize na kimwe usiga, hanyuma azi uko ari bubigenze. Yesu ashimwe cyane. Hari aho utabona inzira, hari ibivanze utazi uko wabivangura, ariko ndakubwiye ngo ubwe azi uko ari bubigenze. Bimuhe, bimwegurire, bimurekere, azi uko ari bubigenze. N'abigishwa baratangaye, babona abantu bari uko bangana, ngo n'ubuvungukira barabukusanya ngo hatagira igipfu ubusa. Ubwo nabwo ni ukutwigisha kujera, ni ukutwigisha kujera ibintu neza kugira ngo abakene ntibakicwe n'inzara, abambaye ubusa ntibakambara ubusa, duhari dufite imyenda, dufite ibyo kurya, turya tukamena, ahubwo tujye tubifata neza, tugabure n'abandi bashonje, twambike n'abambaye ubusa. Naje kubwira rero ngo muri ibyo bibazo utazi uko byagenda, ubwe azi icyo ari bukore. Icyo usabwa ni ukumwizera, icyo usabwa ni ukubimwegurira, icyo usabwa ni ukubimuha, icyo usabwa ni ukumenya ko ashobora byose, ukamenya imbaraga ze, arabishoboye. Icyo usabwa ni ukumuha umwanya mu mutima wawe n'ubuzima bwawe ukabumwegurira. Ubwe azi icyo ari bukore muri ibyo bibazo. Humura rero, komera, wicika intege, winamuka, rushaho kumwegera, senga, ujye imbere ye, umwegurire umutima wawe n'ibirimo. Ubwe azi icyo ari bukore. Aba nabo bariye ibyo bihumbe n'ibihumbagiza, batangajwe no kubona ibyo akoze. Baravuga bati uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza. Ndakubwiye ngo Yesu niwe ukwiriye kuza mu byawe akabitunganya, ariko se wamuhaye umwanya? Waramwemereye? Azi icyo ari bukore, bimwegurire mwene data. Wowe utaramwakira nk'umwami n'umucunguzi, huta umwakire. Wowe wamwakire kandi ongera kumwegera, aguha imbaraga zo kwizera. Kandi ikindi mwene data, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo wumvise rigutere kwizera, rikangura amarangamutima yawe, wegera Imana usenge. Ubwe umwami azi icyo ari bukore mu bibazo byawe, kandi uzaba umugabo wo kumuhamya. Uzabona ineza y'Imana, uzamuhamya kugera ku mpera z'isi, uzavuga kugira neza kwe, kuko ntawe ujya mwisunga ngo amureke, ntawe umwiringira ngo akorwe n'isoni. Haleluya. Ubwe rero azi icyo ari bukore. Imana iguha umugisha, ijambo rikubera inkomezi, usenge, ugire no gusoma ijambo ry'Imana, rizajya riguhumuriza, rigukomeze. Ubwe namara kubikora, ndabizi ko uzampamagara ukambwira uti Mama Matilda, rya jambo ryarankoreye. Ijambo ry'Imana rirakora, ntabwo ari amasigara cyicaro, aba ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo risohoreshe imirimo n'ibitangaza. Komerera muri we rero, kagucika intege, reka gusubira inyuma, reka kwiganyira, kandi ureke kubivamo, kuko gukomera nibwo butwari, kandi abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ugomba kuba mu ntwari rero, ntiwemere kuba ikigwari. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye mwami Yesu, ndaguhimbaje murengezi w'ubugingo bwacu. Ndagushima ko ubwawe uzi icyo uri bukore mu bibazo dufite hano mu isi. Mwami, tuba dufite ibibazo byinshi, ariko icyo ngushimira cyane nuko uzi icyo uri bukore. Ahatari inzira ugiye kuhashyira inzira. Uyu mwene data utabonaga inzira mwami, uyu wari urwaye indwara yamuteye ubwoba, abona yanze gukira, bamubwira ko utazanakira. Uyu mwami Imana wari uri mu bibazo bitandukanye, uyu wabonaga ijoro ryanze gucya, uyu wabonaga atawe aretswe, uyu wabonaga ubukene bumumereye nabi. Mwami, ndagushima ko muri byose uzi icyo uri bukorera abana bawe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubwira ijambo, binyuma yaryo urikoresha imirimo n'ibitangaza. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyo mwami Imana. Urakoze ko mvise gusenga kwacu, kandi kugiye kutugirira neza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.